cyane, reka dusabe mwene data akomeza dusengera hanyuma turaza gukomeza n'ibindi. Karibu. Reka dusenge. Imana mwami wacu turagushimiye kandi turaguhimbaje kuri aya masaha, kuri uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, tukuramye kandi tuguhimbaze. Ni iby'agaciro kenshi. Reka mwami ugaragare, ntihabe twe, hagaragara imbaraga zawe, hagaragare wewe ari gukora, ukorere ku mitima yacu, tunezeze kandi dukomeze gusangira ibyiza biva mu kuboko kwawe, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Abashitsi bacu barakoze. Tugiye kubasaba, uyu munsi dufite ikiganiro kiryoshe kuvuga hejuru y'uburirimbyi, umurimo wo kuririmba cyane mu nsengero cyangwa se wa gospel, nubwo bitaba ari mu rusengero ariko ari uwo murimo wo kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, ziramya Imana, zifite message zitanga ijanye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Muri ubwo rwego rero mwene data pasiteri cyane araza kudusobanura nk'umuntu wabaye muririmbyi igihe kirekire, akagira ibihangano cyangwa se akamenyekana mu ndirimbo zitandukanye. Aradufasha dusobanure ku bantu batazi uburirimbyi, badasobanukirwa uburirimbyi n'iki, babona gusa abantu baririmba ntibabiha agaciro, ntibabyumve, ntibumva ubwo buremere n'uwo murimo ukuntu icyo ari cyo. Abanza dusobanura mu ncamake umurimo wo kuririmba ni umurimo ki, ni umurimo ukorwa gute. Ni kari mwene data. Mwene data arakoze. Umurimo w'uburirimbyi ndumva ari umurimo abantu bashobora kuba benshi barawuzi cyangwa se ntibawuzi, ariko kurya ikintu kikubwira yuko umurimo umuntu awuzi ni agaciro awuha cyangwa se n'uburyo abifata. Ariko umurimo w'uburirimbyi ni ikintu ntekereza ko njewe kugira ngo mbansobanure njewe ko mbyumva, ndabanza mbabwire wenda mu ncamake uburyo nje icyo kintu nacakiriye. Uburirimbyi nje ntabwo nabwakiriye cy'ikintu nigishijwe n'abantu, ahubwo kuririmba ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana kandi Imana iguha. Imana niko kwakuri ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahaye kuba abangaba, abandi kuba abandi kwaba. Ariko mu bintu numva cyane bingize kandi bikomeye cyambere nza numva none abwe n'abandi icyo kintu ndagifite ni ikintu cy'uburirimbyi. Nico nahawe nkiri muto, ndekeza ko ikintu cy'uburirimbyi nacakiriye kuva ngo ntangireje muri korali, mbe mu korali nyine usa naho wemewe ni mu 85. Nimbona ngeze mw'ijuru, ntamubabarukiriho, nzarambura amaboko mugende ishimwe mukiza. Nimbona ngeze mw'ijuru, ntamubabarukiriho, nzarambura amaboko mugende ishimwe mukiza. Isi yaranyobeye, ubona abantu beruka wababaza utene inshuti batengerezo. Ubona abandi bagenda bikoreye amaboko, wababaza utene inshuti batende ibibazo. Yahamagaye isi yose ati nimuze musange, kuko ndumva neza nanjye nzabaruhura. Mwebwe ufite n'ukwiri urarudasinziriye, kandi Yesu yaratsinze, yewe mwana w'umuntu. Nimbona ngeze mw'ijuru, ntamubabarukiriho, nzarambura amaboko nshimwe mukiza. Nimbona ngeze mw'ijuru, ntamubabarukiriho, nzarambura amaboko mugende ishimwe mukiza. Nimbona ngeze mw'ijuru, ntamubabarukiriho, nzarambura amaboko mugende ishimwe mukiza. Ndetse unagenzura n'ico gihe wasangaga habe n'amatorero twabaga turimo, abantu ntabwo bari barumviye kumvuga kwa kundi bati indirimbo bazifata nk'abaririmba, bafata nk'abantu baririmba, ariko n'umubwira ngo noneho abantu baze gutangira ikindi gikorwa runaka, ariko bari byo ariko ibintu ngo bakundi usanga ari nakoze kuyibona, ugasanga
nimba abantu bari nko mu kiriyo bakavuga ngo ngani muririmbe ngo abantu ngo barimo bw'amafanda no kuvuga ngo indirimbo cyo bivuga cyane ikintu coroshe kidafite imbaraga kidafite abantu batacumva neza ariko tekereza ko wenda bishobora kuba bitandukanye wenda n'ubungubu n'ibandi ariko uburirimbyi ni ukuvuga ngo ico gihe ntabwo uburirimbyi bwari bufite nk'ibisobanuro ciza usanga abantu barabwishimiye nubwo kwishimira ikintu ni ukugishigikira wasangaga twe nyine ukagenda ugashakisha ukuntu ugashakisha ivuma ugashakisha ukuntu mwine muziteza imbere kuko nje ntangira kuririmba natangiye kuzagenda kaza kugura amakasete zo muri Tanzania noneho tukagura amaradiyo manini noneho tugashiramo tugategera indirimbo zo za Uriyankuru na Kamenura nico twatangiye ikintu kijanye no kuririmba ariko mu mvuco gihe tubitangira byari ibintu bisa naho abantu batarasobanurwa cyane ariko ari ikintu ciza kirimo umuhamagaro wumva tukiri ku mutima atanafite n'ijwi ryiza cyane ko abantu bagira usanga abantu babirebera kwa usana bavuga ngo umuririmbyi ngo numufite akajwi keza oya ushaka ufite ijwi ryiza ariko muri wowe harimo indirimbo zikiza abantu ubwo urumuririmbyi kimwe no kwaraga ijwi ryiza kandi ukafite na ni umuhamagara nizo mpano rwose naho uco naho urumuririmbyi ariko ubundi umuntu biragoye kwa mumenye kuri no muri cyangwa umuririmbyi ariko umuririmbyi wenyine ubwiwe arimenya wimenya ngo niko kumuntu kubaza ngo se witwa nde ico uva ngo ndi wizi oya ariko umuririmbyi uzi ngo umuririmbyi wewe urimenya kuko ubuzi ico wahawe kandi ico wahawe ndotitiranye tuzatwumva ngo bamwe ni korali
bwaca ukumva ngo yari korali yabaye worship team, abandi ukumva ngo yabaye umuhanzi bw'itiki. Noneho abantu bakavuga se iyo bagumanye kimwe bose bakaba kimwe, ivyo bintu bitandukanira he, bihurira he, bigenda bite? Numvaga ubundi korali na worship team n'abahanzi, nuvuga ngo korali na worship team indirimbo ari mazo n'indirimbo zimwe gusa. Korali ico bakora baririmba indirimbo bagatangwa imbere bari mu itorero cyangwa aho bari hose, bakaririmba abandi bantu bicaye, barangiza kuririmba bagakomashi abantu bakicara. Kandi usanga abantu benshi babikunda ibyo bintu, biterwa n'aho umuntu yagiye kurira cyangwa se aho umuntu yabaye. Burya cyane n'ikintu umuntu wakuze ubona nibyo ukunda. Noneho tugiye igihe kimwe tugeze abantu nko mu kizungu, niho haza ibintu bya worship team. Ariko worship team nibuka ko pastor Chogegera kuvuga ngo none tugomba kugira worship team. Sinshaka amakorali, ndashaka ko habasigara gusa ikintu ca worship team. Ariko gihe abantu batagahuza ngitambara korali zivyo kwa gusangaho akumva ko abiterwa n'imyumvire abantu uko twabumvaga. Ukumva niko kuvuga ngo umubiri umwe wa Kristo wazi usegukuwe. Kuvuga ngo korali zivyo cyari kirikomeye, kuko hari abantu benshi muri iki gihe ashaka kugira ngo rwose jewe korali zo kunda abakorali. Abandi akavuga ati no ndumva ikintu ciza nuko haba worship team. Abantu kuva worship team no n'abantu bose nyine bahimbaza ko ari team nini mu rusengero ikabimwe. Ariko worship team ngo ni mu gihe ari torero, ugasanga abantu bose bafite umuhamagaro kuririmba, bose bakaje hamwe, none bagakora umurimo bose hamwe. Bashaka kuri indirimbo zose z'abakorali, bakandi indirimbo zo guhimbaza, indirimbo zo kuramya, indirimbo zo gusimba, kandi no bibanafasha no kuririmbana n'iteraniro ryose. None bose bagakuka bose bakaririmba, kumva icyo kintu mu by'ukuri hamwe ni ciza cyane. Numva ari ciza kuko mwese mumfatikanyije muri kumwe kandi musengera hamwe, mwese mugafatikanya guhimbaza Imana. Numva ari biza gusumba. Nawe icyo kintu ngo c'abahanzi ni ijambo wenda rigoye gusobanura kuko umuhanzi numva umuhanzi numva jari nk'uwiteka n'uzuhanga Imana n'ihanga. Ntabwo ndi ijambo ngo rinakomeye kuko se wohanga kuko ntuhanga uje Imana urabihanga kuko uri mu atumva neza biragoye. Wenda umuhanzi ni ijambo wenda kese barisobanura neza akabyumva neza, ariko urumva cyo twakuriye ntitwaje umuhanzi nkese sinzi nimba rurimi ariko nukuvuga ngo umuntu we numva ako nuvuye bava mu muhanzi numva wese no umuntu wese uhanga. Ariko kuvuze ngo ngura ngo umuhanzi sinjoza kubica, ariko nje numva je sinzumva wenda ushaka nk'irindi jambo, ariko bitari kuvuga ngo wenda ngo ndi umuhanzi. Oya, ubaye kwa muririmbyi cyangwa uskabi sinirindi jambo wenda abantu bakoresha, ariko numva kintu ngo abahanzi nk'abarya abantu bagenda bikorana ku giti cyabo, ariko nabo bihaye izina ribarenze. Ubanza nabo bazasubira inyuma batekereze iryo jambo, kuko iyo uvuze ngo umuhanzi wabashize hejuru. Wenda na mwunganira ko mpereye kuri ico c'umuhanzi. Ubundi nyine kuko abaririmbyi bose mu muhamagaro ko yabanze kubivuga ni ikintu wiyumvamo ko ugomba kuririmba kuramya Imana, ni wumva indirimbo muri wewe, wumva warahamagawe, ni ikintu kigusukuma kigusunikira kugira ngo uririmbe. Ariko abantu babikora nyine mu buryo butandukanye uko yamaze kubivuga. Ariko reka mpere kuri iki c'umuhanzi. Umuhanzi bundi iyo wahamagawe umva umwuka ukurimo akuyobora gukora ikintu runaka, gukorera muri timu, gukorera muri korali, gukora wenyine. So umuhanzi uko yamaze kuvuga nuko naje sinemeranwa cyane n'iryo zina kuvuga ngo umuhanzi. Akenshi muri minsi nsigaye numva hari ijambo ryiza ryanshimishije kuba umuntu ari umuramyi. Twese turamya Imana yego, ariko
umuhanzi Imana niyo ihanga niyo byose rugira byose, ariko kuvuga ngo umuntu abaye umuhanzi numva ari ni terme ntaza numva naje neza. Team usanga ifite ubuyobozi, ifite perezida, ifite uburyo bafite ibintu babishorera babitwara, ariko umuntu wikorera mbega niko navuga aba yumva uburyo bwiwe yabukora wenyine kugira ngo akore indirimbo ziwe aziririmba agezwe ubutumwa, ariko ni byiza kuko yavuze nyine mu bijanye abaririmbye amakorari aho twakuriye nta worship team zari zihari, twagiye tubibona nyuma, ariko korari yaririmbaga indirimbo barepese hamwe, bigiye hamwe, abantu bicaye nkuko yabivuze, abakaririmba message bayitegera gusa, ariko abakristo rusengero muri rusange mu gihe baririmba ntabwo bo bajyana ngo bahaguruke bashobore guhimbaza hamwe. Ariko iciza njewe mbona cyane worship team twagiye tubona nyuma nuko abantu basangira indirimbo, bashobora kuri indirimbo izo za korari baraziririmba, izo sinema ko yabivuze, bashobora no kuririmba indirimbo zo mu gitabo yo gushimisha, agakiza, ukovu n'izindi nyinshi z'amahanga, indimi nyinshi zitandukanye abantu basanzwe bazi, noneho bakazisangira bakinjiza abantu mu mwuka mukagendera hamwe, muhimbaza bijanye n'injana zose zitandukanye. Iyo ni worship team, ariko iyo ntabwo mbega ikora imeze nka korari. Korari yo ikora ni style, donc baririmba isa na presentation kwa ni ikintu bakora abandi barebera bumva message, kuko umupastor ashobora guhaguruka akabwiriza abandi bicaye bategera, naho niho bitandukanye, ariko message ya bose korale ni umva ni ibintu abwani bipanze abantu bakaririmba mu majwi yose ngo ni barane nduze. Worship team umva muratera yego nabwo mwashaba amajwi, ariko cyane ikibanda cyane cya majwi cyane nduze ka korale uzara korale ni ukakera abantu barimbaga nk'amajwi ya korale, umwe yica nka nduze mukamwirika mukareba ngasa nkaho ikosa yagize. Ariko worship team maririmba nuko umuntu yogira urabona ko muri korali ndiwogira ngo muri mu korali ngo umuntu ngamatanga haleluya cyangwa se ngo umuntu yavuze akaruru gusa nkaho wawushaka biti, ariko muri worship muri imidemo zo kurana guhimbaza niki ntacu tokora ucumuka akubwiye ushatse kwiruka ushatse gute ibintu nk'ibyo. Yesu niwe wikore mitwaro yanjye Golgota, kumusaraba niho nabonye uburuhukiro. Yambohoye ingoyi z'umwanzi, Harakoze pasiteri, reka dusabe na mwene data adufashe, nawe yaririmbye igihe kirekire kandi aracana akomeje. Ese umuntu yomenya gute igice ajamo, nimba aja muri korali, nimba aja muri worship team, nimba azoba umuartist, reka aribyo dukoresha ndaguhanga ko biragora, yomenya gute igice yobarizwamo?
ku muntu ushaka kubijamwo cyangwa so hawe yumvamo kuririmba murakoze. Ya umuntu wumva wimvamo kuririmba burya ni ikintu gikomanga mutima, ni impano waba warahawe wumva igusunika kugira ngo uririmbe. Burya akenshi usanga abaririmbyi baja nkaho twakuriye wumvaga ugeze mu rwego runaka ukumva nawe uje mu rungano rwawe uje muri korali uririmba, ariko ubundi kuririmba ni impano wiyumvamo wirimo ikagusukuma nyine ikagusunika kugira ngo ushobore kuja muri korali uririmbe kimwe n'abandi. Ariko burya ikintu cyose umuntu akora ni ikintu yiyumvamo, uko pastor yavuze na mbere, ni ikintu wumva wowe ushaka gukora iki kintu runaka, kuko akenshi ikintu unasanga wenda kisa nawe kidatuma umuntu akura mu byo arimo ngo atere imbere, nuko aba adasobanukiwe ibyo arimo gukora cyangwa atabyiyumvamo neza. Ariko ubundi iyo wiyumvamo umuhamagaro cyangwa se impano ikurimo, usobanukirwa neza uburyo uyorienta cyangwa uburyo uyikoresha. No kuvuga ngo uko warumbajije se ubu muririmbyi ni gute womenya aho uja muri korali cyangwa muri worship team cyangwa kuba umuhanzi bw'itice, ni ibintu wiyumvamo wewe wumva hari ikintu ijwi riguhamagarira gukora ubutumwa muri ubu buryo. Kuko hari abavuga ubutumwa mu ndirimbo no mu ijambo, ariko hari abavuga ubutumwa tubona bavuga ubutumwa baje mu mihanda, abandi mu mazu, abandi mu nsengero gutyo. Ni ikintu wewe wumva kigusunika muri wewe gukora icyo kintu. Ariko umuririmbyi yakagombye kuba afite asobanukiwe neza impano burimo icyo imuhamagarira, ijwi icyo rihari mubwira gukora. Nimba ari kugira ngo wewe urashobora kuba kuja muri worship team cyangwa se urashobora kuba umuhanzi, nimba ari umuhanzi, kuko yaravuze ngo umuhanzi ni ikintu naje mba numva ni ikintu kiremereye cyane, kuko nta kintu wahanga, nta kindi kintu kiri hejuru y'Imana yamaze kuvuga. Ariko ubu ngubu sigaye mbona haraje nyine indi jambo ryiza rishimisha cyane kuba umuramyi. No kuvuga ngo umuhanzi wundi keretse we ari ijambo remereye ntomenya inyito yaryo, wenda nimba ururimi hari zo umuntu aba ashaka gukora cyangwa ubutumwa ashaka gukweza ku bantu. Ariko muri team mufite undi murongo mukoramo, ubuyobozi murimo, bigatuma wenda wewe wumva ushaka kubohokera kugira ngo ukore ibihangano byawe cyangwa se icyo wiyumvamo. Isabwira bigitabe murindiri Yerusalemu, zawoherereza umufasha uwoni uzabana nawe, kandi n'abamarukira azabagira abagabo. Umwami Yerusalemu, Yudeya ni Samariya, kugeza ku mpera y'isi. Nuko rero nimugende muvuge ubutumwa bwiza, muve mu rungano rwabo abamaze kwemera Imana, mubwire abandi ubwami bw'Imana ko bwegereje. Dore igihe kiragiye, nimugarurize Imana, mutanga ubugingo bwanyu kubwa bene Data bose, abapfa none bizeye bapfire mu Mwami Yesu. Vuga indirimbo zakora twaririmba, ariko noneho wajyaga tuvuge ibyo bita worship team, barimo indirimbo nazo ni kimwe n'izi, gusa nuko abantu bajya baziha amazina atandukanye. None urimbye wenda indirimbo worship team bakora kuri indirimbo nk'iyo wiririmba, ariko kandi bashaka kalima indirimbo tuve nk'izi za tuvuga ngo Yesu newe iteka ryo kuba hano mu bwiza bwawe, aho niho wangereye, ndaje mu rukundo rwawe, ntagufise no kuvaho
zihimbaza imana zo zimwe ziritonda izindi zikihuta cyangwa n'igisirimba urumva nuko nta kintu gikomeye bitandukaniyeho. Turabizi twese Alex abantu benshi baramukunda n'umuntu abantu bigiyeho barebeyeho. Turagira ngo tubarize abadukurikira ese hari umuntu waba wararebeyeho umurimo wo kuririmba? Fata nk'ice twitegererezo. Mwenda tarakoze yatangiye avuga ngo abantu benshi barankunda mu by'ukuri abankunda bose Imana ho mugisha. Ntekereza ko njewe abantu nabonye nigiyeho no kuririmba ntabwo nababonaga n'amaso ariko n'abantu n'amakaseti y'abatanzaniya nuvuga ngo niho natangiye kumva nico kintu kabisa gikunze numva indirimbo zabo baririmbaga fasha umwanya munini wo kugenda ngashaka amakaseti ngakurikira nkumva baririmba nkumva ukuntu babigenza numva nje nahereye. Arakoze cyane. Hari indirimbo woba warahishuriwe n'umwuka za ku giti cyawe utahaye amakorari n'amaworship team zawe ari nzo ku giti cyawe? Ubundi ibintu bijanye no guhimba indirimbo ntabwo ari ikintu canje ariko abo twagiye tubana ntangiye kugaragaza naje umusumwe natangiye guhimba karimbo kamwe ko kigisirimba abantu kaza baseka kaba ngo mwami Imana yacu waduhaga kiza kuntu numva ko karimbo ariko natangiye ariko umva nako nyine umva kagufi mu nyuma inza guhimba kandi karimbo nako kagasirimba kagufi nako kabamo uduwe kunamba ku murimo wawe Mana uduwe kunamba ku murimo wawe Mana. Nyuma indirimbo naje guhimba ibaye kamende buke gayisumbuyo n'indirimbo ivuga ngo Yesu ndagushima Yesu ndagushima Yesu ndagushima ku mirimo wankoreye. Nizo ndirimbo nahimbye. Nziza cyane aho. No kuvuga ngo ukugana muri kuneragerageje ubundi je nakundaga abantu bahimbe hanyuma basingirize iyo ndirimbo ngiririmbe gusa. Ese hari umuririmbyi ukunda? Abaririmbyi sinovuga ngo ni runaka kuko nkunda bose umuntu wese yanose deja ura muntu n'umuririmbyi abari inshuti yanje ni bose. Hari ukunda mu usanga ngo umuririmbyi nkunda ngo ni runaka undi sura mwanga ijumva cyo kibazo kuko kabimaze bose ndabakunda nta muntu navuga ngo uyu ngusi mukunda keretse gusa umuntu wenda uririmba agatandukira nabo sinovuga ngo ndamwanga ariko nyine abaruhu. Watubwira nk'ijana ukunda ritme? Injana nje si cyane kuko zose ndazikunda ahubwo cyane ikintu nitaho ni message iri muri iyo njana kuko ariko cyane nkunda indirimbo zose injana yari yose ivuga hejuru y'umusaraba n'indirimbo zivuga hejuru mbese yo kuja mu ijuru cyangwa se ngizo ndirimbo za abera badusize iki nizo ndirimbo nkunda kandi zazikora cyane. Mbese ni abizera bazaja kuba ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana wari wishijwe iyo bazatura bazaba amahoro bazagubwa neza ntibazatinyika ibi cyose kuko Imana izanagura amarira yabo. Mbese ni abizera bazaja kuba ni muri Yerusalemu umurwa w'Imana wari wishijwe niho bazatura bazaba amahoro bazagubwa neza ntibazatinyika ibi byose kuko Imana izanagura amarira yabo. Bazaba amahoro bazagubwa neza ntibazatinyika
uzahanagura amarira yabo. Tumaze kugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha maze dushime hejuru y'urupfu ndetse na Satani. Tubanye na Yesu n'imbariza nsinze ntakizadutandukanya tuzabana yagaramata n'umukiza wacu. Amina. Ni iyihe ndirimbo ukunda cyane uba wararirimbye ukumva igukoze ku mutima, ukumva ni indirimbo wakunze igihe kirekire? Ni indirimbo nyinshi kuko uruva ko maze n'igihe ntanabikora, ariko indirimbo hari indirimbo alarme twaririmbaga ayiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamije umutima ntazagwa. Nubwo isi yavaho n'ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano. Ndakunda cyane iyo tuvuga ngo nzahora nkwisunga wowe ushobora byose kuko imigambi yawe ni myiza kuri twe. Nguri we rizima byanzwe nabo batsaka ku Mana byaratonejwe. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Niri mu ndirimbo ntekeza ko za mbere iba ku mutima. Abantu baririmba mu rusengero bategereje ibihembo. Numvaga icyo kibazo wari kidusobanuriraho, kuko hari abavuga ngo ni umurimo bakwiriye kuwuhemberwa cyangwa se umuntu akwiriye gutungwa n'impano yiwe. Abo bantu bababwira gute? Ese bagomba kurimba kubera ko bahembwe, cyangwa se abapasiteri bagomba kwibwiza bakabahemba, cyangwa se byogenda gute? Nge numva iryo jambo ni jambo rikomeye. Ni nk'uko uvuga tuzi umupasiteri wese uja kuyobora intama akeneye ibihembo agarukira hafi. Nk'uko deja abana atandukire deja nta kihembo reka mukeneye, ariko uba wumva urimo wuzuza inshingano kandi umubwira kabisa ku mwanya nyine mwiza. N'umuririmbyi nawe iyo uvuze ngo reka nje mu rusengero nje kurimba ariko nshaka ibihembo ushaka kubibona ariko by'igihe gitoya, ariko kandi icyo gihe deja wawe n'ubundi kuririmba nta kintu kirije imbere ari ibihembo. Hari icyo Imana ibakwereka ugomba gukora. Ni nayo mpamvu mbona wenda sinzi ibyo ngubu twege igihe twataye kurimba kera wajaga mu rusengero nta bihembo ntibaguhabe n'igiceri kandi kabisa tukumva kabisa tubanyuzwa. N'ubu ngubu siko mvuze ngo abakeneye kubahemba bose bahembe kandi nabyiza. Niba umupasiteri ahemba n'uwo murira mu guhemba kuko je ndiko mbyumva, ariko nkumva ibihembo bije imbere ikintu cyane imbere ahubwo nukuzuza za nshingano Imana ibaragushika ku mutima. Watubwira uburyo ufatikanya umurimo w'uburirimbyi cyangwa se wafatikanyije umurimo w'uburirimbyi n'ubupasiteri ukaba uyoboye abantu intama ariko kandi n'umuririmbyi? Ibyo bintu birashoboka? Sara abapasiteri b'abaririmbyi ese babikora gute? Birashoboka cyane, birashoboka ndetse ahubwo nitekereza sinuvuga ngo ibintu nani, ariko bibaye byiza nuko umuntu agomba kuba umuyobozi w'itora ari no muririmbyi. Nibwo nza numva bisa nawe matching zuzuzanya. Simvuze ngo yego agomba kuko biroroshe, ni nkuko uvuga nka Pahori iwe izo mpano zose yarazifite, naho
gusa uri umupasiteri gusa kandi ukaba n'umuririmbyi ndetse ufite inshingano nkeye kandi nkumva impamvu kuko icaje mbere ni uburirimbyi umupasiteri kuza nyuma ariko nkumva iyo uri umupasiteri ugasa kandi ukaba n'umuririmbyi numva ni nabwo ahubwo impamvu zanumva n'abaririmbyi ikintu cy'uburirimbyi nuko aco nabanje mbona abapasiteri benshi ntibazamenya ikintu cy'uburirimbyi kuko ntibakizi nyine iyo utakizi niyo mpamvu ngiha inani umwanya muto ugasanga uzi no kuvuga ngo icuma cy'umusengero kirabuze ukaje kunegusa n'abashumba mutugura ibyuma gusa gihari ngucucuma ngusindi gihari akuza rebe umupasiteri iyo abuze ka microphone we yo kuvugiraho mu gihe afite uburyo hasi nguzuma ngo bimeze nabi ico gende ugabenya urumva rero biranorohera cyane ahubwo nguko muri nje numva uburirimbyi nibwo bwinshi cyane kuruta ubushumba bwaje kuza nyuma ariko uburirimbyi ni ikintu coroshe ni umurimo woroshe kuburi uri umuririmbyi kwa n'umupasiteri ubona kora n'ikindi ese umurimo w'uburirimbyi nkuko watubwiye ngo umuririmbyi cyane nico kintu wahawe wiyumvishemo Imana yaguhamagariyemo cyane guha n'impano guha ko n'abantu bakumva bagahinduka biciye muri iyo mpano yo kuririmba cyangwa se muri iryo jwi y'Imana. Ese uwo murimo ukora gute hano i Burayi? Turabizi ko hari imbogamizi z'abaririmbyi batari benshi kuko duhuje ururimi imvugo tubasha kumvikanaho n'injana turirimba. Uwo murimo wawe ukora gute hano? No uwo murimo uko mukora hano biri no mu bintu kubera hano dutuye biri mu bintu bigenda bigabanya za mbaraga kubera ahantu dutuye hariho ikindi nanone gikomeye nuko burya uburirimbyi buba bwiza cyane iyo uri kumwe n'abandi bantu mufatikanya cyangwa se usanga uba ahantu uri ntufite umuntu bacuranzi beza mubasha gukorana neza abaririmbyi nabo nta kintu ciza nko kuririmba ukabona abantu bakubekinga
bakobenga neza. Hari igihe uririmba ukaririmba kuza kwibona hano baje kwakira bagiye kubekinga ukaza wumva none bagasa n'abantu uzi ko kuba uririmba uri imbere abantu bakakwakira inyuma bagasa n'abagukurura uvuze ahantu uri bagasa n'abagukurura gutya kuko urabona kino gihugu turimo tekereza ko abaririmbyi barimo barahari batandukanye ari kubona ntago bameze nk'abo twabanye igihe kinini kuko icyo uraririmba wumva abantu barakwakiriye usa nk'umuntu wasiko ni nk'ikintu wasiko nk'amavuta kugira ngo ugume wuzure ariko ubona mu by'ukuri hano izo nizo mbogamizi zikomeye twagize zo kuba abantu dufite dukorana ubuzima bwa buri munsi nta bacuranzi tuba dufite beza ngo babikore neza ikindi gikomeye no gituma buri mjana rwagituze nta ma repetition nta ma practice nta mwanya kuko urabona amazu yino urabona ile twa dufite niba rusengero wari rufite umwanya ushaka kujana nahangaha nimukene kuruga ni faranga urakodesha niyo mpamvu usanga rero bigenda bigi imbogamizi kandi none nimba navuze ngo nanone aho hantu harabonetse ho gukorera ntabwo abantu bose bitabira rimwe kuko usanga rimwe imwe yagiye mu kazi undi yagiye muri afere ziwe kwa ngo muhuza gahunda ni burayi iki nikomeye. Arakoze cyane noneho watubwira mu ncamake imbogamizi abaririmbyi muri rusange bagira k'intambara cyangwa se ibigeragezo bahurizaho bikabagora bituma batazakora umurimo neza. Ntekereza ko imbogamizi ishobora kuba reka mvuge wenda nka 3 nima ntihenze. Imbogamizi ya mbere nuko usanga abaririmbyi abaza bajoininga ngo bakorane abenshi tubafite umuhamagara. Iyo imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri nukuba amatorero bagiye babamo abayobozi batumva umurimo ngo ho gaciro kandi ni kintu bagomba kwegera kwa ngo noneho bagishigikire uziko ubundi mpasa kuba byibuze mu kwezi akazicara n'abaririmbyi akamenya ubuzima ikitagenda bivuze akabagira inama ico kintu nuva indi mbogamizi ya kabiri. Indi mbogamizi navuga ya gatatu nukuba abantu baratatana gutatana ntabwo abantu babonana ngo bahure bari bafite za mpano kura ngo bazamurane uzarebe burya ntiwamenya kuri mutabana n'umuntu uzikurima neza uzanarebe n'abandi bantu benshi bagiye bamenya kubwiriza bamenya kunduze niba mu gihe yumvaga abantu babwiriza neza akakukira ijambo ico gihe nawe bamenya kubwiriza cyangwa se umenya ko uri umurimo mwiza ariko uzi kuba kuririmba ukanirimbana n'umuntu kuko Imana iyo izinezezwa ni ireba mu mutima kandi imana y'abantu ariko nanone tekeza ko hari bimwe na Imana izireba abantu kunda baririmba ukabona ko baragaza baririmba ukozo wumva nta kintu cyaki nta bintu mamukuru uzi iyo muririmba iyo undi abantu baririmba muri mu mbaraga kandi mfite abantu bafite ibyumviro bimwe ibitekerezo bimwe muririmba mukumva no kuko murabana Imana ariko hari igihe muririmba kumva numva nkizo mbogamizi ga kwistatu wenda navuga zabanishi ariko je navuze kubwitaje nihera. Waruvuze hejuru yo kurebera ku bandi ukamenya kurimba se hari abantu bo baratoje kuririmba mu gihe umaze muri uyu murimo kuririmba. Biragoye kuvuga ngo abantu natoje ngo kubundi nta muntu uzutoza n'Imana izitoza ndikumbana kuko bivuze ngo haraho natoje ico nzi gusa jewe hashobora kuba icima nambaye hari wakigabanya ariko je kuvuga ngo namani nishara unagizuyu oya nawe Imana nezigira gusa ukora uko hawe hasigaye hakabundi barya abantu wenda ne bubivuga ariko je numva gusa tekeza ko wenda mu minsi ngiririmba nyine cyane ahantu nari ntuye rwose numva ko nabikoze neza. Yemwe mwabusho bw'Imana mwihanganira ibihe bito
ese uretse kuri podium abaririmbyi baba baririmba ubuzima rusange bwo hanze mubona abantu babafata gute mwakira ize feedback suko abantu babafata mutari ku podium mwasohotse mu rusengero kabanza mpere ku kantu iyo baririmbyi turi ku podium iyo baririmbyi barimba turi kuri podium hari abaririmbyi benshi iyo ashaka gusa kuririmba nyine we ngo arangize umurimo arimo gukora ariko ubundi iyo uririmba ugomba kureba ukareba abo muri kumwe uburyo birimo bigenda noneho iyo ubona abantu indirimbo barimo bayumva si gitangazo urahindura ariko icyo ugambira cyane nukura ngo barya abantu mubane mubasha kuzamukana ni na mpamvu akenshi abantu bari kuri podium baririmbye bagomba cyane gutira attention bareba uko abantu bameze wa muntu urimo uyobora abandi rwose ukareba indirimbo kandi iyo abantu indirimbo zitajya kubakoraho tuwabiyoberwa ariko indirimbo ubona abantu basa naho batarimo bayumva ugakomeza hano gusa burya ntubu urimo uyoborwa n'umwuka ariko kuyoborwa n'umwuka ni mu gihe ujana abandi kwa mubwire muzamukana naho hanze uzimo ko hanze ubwo abantu babona ikintu cyo c'abantu baririmbye iyo ugiye kubwira nk'umuntu hanze ukamubwira ngo musukura neza muzurimba neza hari bamwe bibaviramo nka orgueil ugasanga umuntu ataye gukora ndibuka kera bigeze twe twaririmba nta nyungu twadukeneye noneho ukaririmba uko babikoraga kenshi twagiye mu vugabutumwa ukaririmba indirimbo ukazamuka uri mu mbaraga ukabona umuntu araje akama gushira ku idora jana cyo mu gahanga cyakashe mu mufuka bijya ntabwo babaye babikoze neza nukureka amatara arangira akakwegera akaba yabiguheza nko mwibanga ariko iyo uhariye akenshi umuntu akagwa nk'ikintu akasha mu mufuka utangira no kujya message se cyangwa guhinduka akenshi utangutekereza iki nikibashise mu mufuka ni iki bashise mu mufuka none ugasanga cyakintu warugambiriye wari urimo ntikirimo kigira ariko utekereza gusa byabaga byiza abantu bishe ababikoraga baba bakozweho akumva amarangamutima aramufashe akumva to kwihangana ariko kandi hari n'igihe wazaga ari numwe akamaza akamufata akamugusha kamafaranga mu ndoki ariko umutima ni mubi cyane uko kuririmba uvuge icyo cy'Imana ariko rero nubwo turi indirimbo z'Imana ariko hari n'ibindi bintu tusema ko hari ubuzima tubaho mu isi ukibaza se ambaye iki hari n'igihe usanga ukabako waje gufungira ikiganza ngo urebe ikintu amuhaye deje kije gituma ya message urimo itagenda neza hanze abantu uko badufata nuko bagira mbona abantu gusa ikibazo ntibaramenye akamaro ko baririmbye babizibuke ni nayo mpamvu amatorero atazamuka ni nayo mpamvu amatorero adakura cyane ariko uzareba itorero ryose rizi abaririmbyi akamaro kabo nuko bagira intuzi iryo torero rigira imbaraga aombe tata aombe mwana aombe mtima tuwe makana aombe tata aombe mwana aombe mtima tuwe makana aombe tata aombe mwana aombe mtima tuwe makana aombe tata aombe tata aombe mwana
dusaba abatumirwa bacu bagire recommandation cyangwa se ubutumwa bagenera abantu bose, yaba ari abaririmbyi, yaba ari abashumba cyangwa se ba komite b'amabisengero, yaba ari n'abantu b'abakristo abicaye cyangwa se batari muri uwo murimo w'abaririmbyi, bagire ubutumwa bagenera abo bantu bose kugira ngo uwo murimo urusheho gukorwa neza. Murakoze. Recommandation natanga ku bintu bijanye n'abaririmbyi, nuko reka banze mbere kwenda kubashumba, nuko umuntu wese ushaka kujya mu kintu cy'uburirimbyi, yego uko yaza n'umunini wuje avuga ngo ni umuririmbyi, ariko byari kuba byiza ko abapasitori bagomba kubanza bagasuzuma uwo muntu ugiye kuja muri korali cyangwa se mu buririmbyi. Uwo muntu ameze gute, afite ubuhe buhamya, afite iyihe mpano, rwose akaba pasiteri yoganira wenda n'undi muyobozi w'abaririmbyi bakabireba, kuko nibo umuntu yujuje ubuziranenge bakabona kumushyira muri korali. Basanga mu by'ukuri nta kintu itaragira, si igitangaza kubwira umuntu ati rwose reka tusenga Imana, kuko usanga kuririmba ntabwo ari ikintu umuntu apfa gukora gusa ngo reka gusa ndirimbe. Oya, ni ikintu gikomeye. Tekereza ikintu uhagarara imbere y'abantu, ushobora gutambuka imihari imbere ukaba wanavuga n'ijambo ugasanga ukomerekeje imitima y'abantu benshi. Ni umuntu agomba kwitaho. Ikindi abapasitori bakagira ikintu cyo gushikira abaririmbyi. Ubundi umupasitori niwe ugomba kureba nimba ikitagenda mu baririmbyi mbere nuko abaririmbyi bataraza kumubwira ngo tubona kino kitagenda neki. Ubundi umupasitori agomba kureba ngo ndabona hari icuma kibura, ndabona za mikrofone zapfuye, ndabona baririmbyi ntibakititabira cyane, ndabona baririmbyi sinzi, akafata umwanya munini ugana nabo kuko n'urugingo runini mu itorero. Aho ni kwa pastori. Naho ku bintu bijanye n'abaririmbyi wanyu ubwabo, nuko hari abantu benshi baje mu buririmbyi bakagendamo no kuvuga ngo harimo mwene data wacu, harimo mwene wacu, harimo cyangwa se abantu bakerekana n'ipfa kujamo, ni nko gusanga ngo uzi umubare. Ntabwo ari byo. Abaririmbyi bagomba kuja mu buririmbyi wumva ko ufite umuhamagaro, wumva ko ufite icyo kintu muri wewe. Biratangaje kumva ko uvuga ngo uri umuririmbyi warangiza ibintu ukabikora nabi. Ni gute umuntu avuga ngo icyo kintu yarangiza akabikora nabi? Rwose bagende bongere bisubira, bagire ikintu cyo gusa naho babanza kwisuzuma. Kandi ikindi none abaririmbyi bashakisha ukuntu haba nka network yo kugira ngo abantu mugaragaze icuzi ugisangiza abandi icundi muntu atazi, kuko nta kuntu watera imbere utabona watera imbere. Il faut que abantu ka connection ihuza abantu nibwo bazarushaho kumenya kwa ngo bamenye kalite bafite cyangwa se inani icyo batanga. Icyo ni cyiza, kandi bagahana inani ibitekerezo bakanakundana. Urabona nk'ibihugu dutuyemo usanga bamwe banyamwigenda ntawaza wegerana n'undi kuko ndi musangira ndimo, ahubwo ndango bakubwiye ngo hariya bari bameze nabi ukavuga kuko ndimo burya iyo abantu badahuje ngo basangire bagihuze tibikunda. Nigeze kubona rimwe uzi no kuvuga ngo abantu bafite nk'ipano yo gucuranga. Biratangaje kubona ko urusengero urimo wacuranze nk'abane urundi fi sumuvuze ngo bari bagomba kuvuga ngo waje handi, ariko iyo ahandi naho navuga ngo bibaye na byiza iyo hariho ya connection abantu bakaginuze ibintu byo bihinduka. Abantu bongere bagira urukundo, bashigikirane, basangire icuzi ugisangiza abandi, numva bazotera imbere. Asigaye abakristo bandi mu rusanga abantu bagira bashigikira uburirimbyi. Uzare mu rusengero, yo mu rusengero bazakena ngo muri njwagiye ngo muturirimbire bari mbese uzukora iki niko uzukora ku buririmbyi. Kumva habaye gushika uburirimbyi bakabu supportinga bakagira uzi kuba mufite ibyuma byiza, mufite abaririmbyi beza,
bakabekinga bigishwe neza bakabekinga neza ugasanga abantu bameze neza hari umunezero abantu uzi ibyo abantu baramije neza muza mutaha umunsi mwifuza no kuzaza icumuro gitaha ariko habaye kurimba nabi uzushakisha uzutaha bavuga ngo zoteranira irindi yinga bashiki buririmbe nova cinamuka ya naje nico nakongeraho hari ico yarahereyeho avuga ahereye ku bashumba cyangwa pasteri kuri rekomandasiyo y'abaririmbyi numva icyo kintu ari cyiza cyane kubera ko usanga umupasiteri niwe visionnaire w'igikorwa wenda ayoboye niwe mushumba ni ashumze n'abo baririmbyi akwiye kubitaho hari insengero zimwe nabonaga bafite abashumba cyangwa se abapasiteri bashinzwe gusa abaririmbyi ibintu byarashimishije cyane donc ni umuntu wita ku buzima bw'abaririmbyi akamenya ubukene bwabo akamenya ibyo bifuza kugira ngo babashe kubibagezaho neza ariko icyo mvuga cyane cyane yamaze kubivugaho byinshi ku baririmbyi rekomandasiyo nabaha nuko umuririmbyi wese atagomba kugarukira gusa kuririmba indirimbo ijwi ahubwo agomba gushakisha n'uburyo bwo kwita mu buzima bw'amasengesho kuko indirimbo zidafite amavuta zidasize nta impact zigira ariko umurimbyi wese akwiye kuba umunyamasengesho ari ico kintu hari gihe nabonaga amatimu twabagamo akorari cyangwa se ministere usanga abantu benshi bamwe baririmbyi batita ku masengesho ico gihe uragenda wagira imyaka runaka ugasanga uwo muntu yagiye kuri indirimbo z'isi cyangwa se yarabiretse yabivuyemo kubera ko ibyo bintu ntabikora abikora bikunze ko kubera kutabisengera ugasanga ntibimusigaramo tibikura kandi n'ibyo akora tibigira umusaruro rero iyo biririmbye akaririmba akabona wenda nta musaruro urimo abantu ntibabyitaho cyane burya n'indirimbo iyo uririmbye ko yavuze pasiteri uririmba ijwi ntabwo umurimbye ubundi bakunze kubona umuntu urimba ijwi rigororotse cyangwa rimeze ukundi kuntu kwiza ariko ushobora kuba uri umuririmbyi utaririmba ijwi wenda byiza nkuko twabivuga ariko kubera ibikurimo umwuka w'Imana amasengesho n'amavuta bikashobora iyo ndirimbo uririmbye igashobora kugera ku bantu ikagira abikiza abantu bashobora gukira indwara abantu bashobora gusubizwa mu intege basubiye inyuma ico cyane rekomandasiyo y'abaririmbyi ni ukwita kuri ico kintu kuri yo point yo gusenga umuntu akaba umuririmbyi ariko cyane cyane biherekezwa n'amasengesho kugira ngo igikorwa gikomere kigire n'umusaruro akenshi ubona abaririmbyi benshi iyo urebye gusa burya abantu abakristo iyo muririmba babicaye babasomamo message ukuntu uririmba uko witwara uyu muntu wese mu by'ukuri umunyamwuka burya abantu bose b'abanyamwuka barakominikana muamuzi uko degré y'umuntu uko ameze so umurimbyi wese akwiriye gushiramo ikintu cyo gusenga iyo udasenga burya hari ikintu ubura kandi amasengesho burya aguherekeza kuba wasoma ijambo ry'Imana ukashobora guhimba izindi ndirimbo nyinshi amasengesho ashobora kuba aguhereza n'indi myitwarire myiza hanze urashobora kwitwara neza ariko iyo ugarukiye gusa kuririmba urashobora abantu kugushima bagagushima ati uririmba neza kubera ko nta kintu kikurimo amasengesho wenda burya amasengesho usenga Imana iragukuza ariko uririmba udashingiye ku masengesho ntukura muri cyo gushobora kugira indi myumvire ukaba wagira urugeye ati ndirimba neza ugasanga muri cyo gihe ugiranye conflit n'abandi bantu mukorana umurimo w'Imana usibye ama repetition ati satani burya ni inyura cyane ugasanga umuntu ntabwo akirimo gukora neza kuko Imana yamuhamagaye so ikintu cy'amasengesho kiba gikenewe cyane siku moja tutakwenda mbinguni kuishi milele na Bwana makao ya milele makao mazuri ya ajabu tutafurahia tutashangilia kuishi milele
tutashangilia uishi milele na Bwana. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Ni wanani watakwenda mbinguni? Ni wale waliokolewa. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu. Tutafurahia, tutashangilia kuishi milele na Bwana. Makao ya milele, makao mazuri ya ajabu.